ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze mwese mukurikirana Cy'Isi TV. Nyuma yuko igikombe cy'isi cyaje kuba gitangira cya 2026 hari udushya twagiye tugaragara muri iki gikombe, ngira ngo tubasangize muri uyu mwanya mutoya. Agashya ka mbere nakuyu umusifuzi ukomoka hariya mu gihugu cya Brazil waje kuba asifura umukino wahuje cyangwa se umukino waje gufungura iki gikombe cy'isi cyaberaga hariya muri Mexique. Uyu musifuzi rero akaza kuba yaje gukora agashya kuko yasifuye agatanga ikarita itukura ku mukinnyi wa Afurika y'Epfo, ubundi bakamusobanuza uko bigenze, akajya kuri VAR akitegereza, yagaruka akarebana n'abakinnyi, kuvuga bikamunanira bitewe nuko icyongereza cye cyaje kuba igikeya. Uyu mukino ikindi kintu cyaje kugaragaramo nuko uyu mukino wahuzaga ikipe ya Afurika y'Epfo ndetse n'ikipe y'igihugu cya Mexique, ari uko ikipe ya Afurika y'Epfo yaje gukina ariko nta bafana ifite bakomoka mu bihugu bya Afurika nk'uko ubundi bisanzwe ko ushobora kubona abafana baturutse mu bindi bihugu barimo bishimira kuba babona mugenzi wabo wakomoka ku mugabane umwe atwaye iki gikombe. Nta yindi mpamvu rero ni yuko abanyafurika benshi baje kuvuga ko bifuza ko ahubwo ikipe ya Afurika y'Epfo yanatsindwa ikitahira, ngo dore ko ngo abanyafurika y'Epfo bakomeje gufata nabi abimukira baherereye muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Ibingibi bikaba byatumye igikundiro ndetse n'urukundo bakabaye bakundiye ikipe rushira, bitewe nuko abanyafurika y'Epfo bakomeje guhigira hasi hejuru abanyafurika bagenzi babo bari kuba muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo, babahigira hejuru ngo bitewe nuko babashinja ko ngo baje kubatwarira imirimo muri kiriya gihugu cya Afurika y'Epfo. Akandi gashya kagaragayemo nuko aribwo bwa mbere umuhanzi ndetse w'umunyafurika ariwe Burna Boy yaje kuba agaragara kuri stage cyangwa se ku rubyiniro arimo aririmbira benshi, afatanyije n'umuhanzi Shakira wabiciye bigacika kuva mu myaka myinshi ishize. Uyu muhanzi Shakira w'imyaka 49 akaba akomeje kugenda agaragara mu bitaramo bifungura ibikombe by'isi, ndetse indirimbo zose akoze ibikombe by'isi bigeze igihe byo guhatanirwa, indirimbo ze zikaba arizo zitazifashishwa nk'indirimbo zirushanwa. Ibingibi rero bikaba byaje kuba ari nk'ubwa mbere kuri Burna Boy kuba afatanya na Shakira yakuze abona, akaza gufatanya nawe baririmbana indirimbo Dayi yo gufungura igikombe cy'isi cya 2026. Akandi gashya twabwira nuko umuhanzi Tyler nawe yaje kuba agaragara. Ni Tyler komokara mu gihugu cya Afurika y'Epfo, akaba yaje kugaragara hariya kuri ya stade yakinirwagaho umukino wo gufungura igikombe cy'isi cya 2026, aza kugaragara arimo anaririmba indirimbo ya Afurika y'Epfo nk'igihugu akomokamo, akaba ariwe waje kwifashishwa ndetse n'abamufasha bakaba baza kuririmba indirimbo mu ijwi ryakunzwe na benshi hariya. Akaba nawe yaje ndetse no kongera no kugaragara ari kumwe na Burna Boy, bishimiye ukuntu baje kuba bahurira hariya muri Mexico mu gufungura igikombe cy'isi cya 2026. Iki gikombe cy'isi rero akaba ari igikombe cy'isi ubona ko cyatangiranye umuvuduko uri hejuru cyane, aho ikipe ya Mexique yaje iza kuyitsinda ibitego bigera kuri 2-0, ndetse bamwe bifuzaga ko ikipe ya Afurika y'Epfo itsindwa, barishima cyane baraserebura ngo bitewe nuko abanyafurika y'Epfo bakomeje gufata nabi abimukira bose b'abanyafurika bagenzi babo bari kuba hariya muri Afurika y'Epfo. Mwakoze rero kubana natwe, ibyo nibyo twabasangiza muri uyu mwanya. Ibindi birenzeho ndetse n'andi makuru nk'aya muzajya muyasanga hano kuri Cy'Isi TV. Mukore subscribe, comment na share, ubundi tujye twibanira. Karibu muze tubahe amashyiga meza nk'aya ngaya akora acometse ku mashanyarazi. Urabona ushyiraho ibyo utetse mu gihe gitoya bikaba bihiye bimeze neza cyane. Karibu rero muze tuhaye amashyiga meza cyane y'ubwoko bw'imyanya ibiri. Ikindi aya mashyiga nkwibutse yuko ni meza cyane, ikihe ntateza impanuka, ikindi kandi yongera isuku mu byo uteka. Karibu muze tuya